ariko ntabwo naca kuri Twagiramungu Faustin turaziranye twaganira ibintu inshuro nyinshi sinaca kuri Sebarenzi uranyumva yego abo n'abantu nzi nabo banzi twakoranye iyi mvugo mubwira narayibabwiye inshuro nyinshi ururimo wese narwo rukurimo wese rukurimo icyo utekereza ugitekerereza u Rwanda n'amahoro icyo ukora ugikorera u Rwanda n'amahoro icyo wifuza ukifuriza u Rwanda n'amahoro aho ngaho rero iyo wicaye ukavuga ngo mfata urugero ruri hafi cyane ngo reka mvuge Rusesabagina ziriya n'ingaruka z'umurengwe yakoze afasha abantu ibyo simijya impaka ubwo bamwe bavuga ko yabyitiriye atabikoze ariko yari amaze kugera mu rwego rw'ubushobozi yashoboraga kwita ku bandi afite icyo arusha kandi yavanye mu mibereho yabo uranyumva reka nongere ngo ikaze wowe ukurikiye ikiganiro ukuri uri kumwe na Clement Keza nk'ibisanzwe iyi ni inshuro ya kabiri tugiye gukora iki kiganiro ni ikiganiro muzajya mukurikiramo ibintu bijyanye n'ukuri nk'uko izina ribivuga ngira ngo ubushize mwarabibonye twaganiriye ku bijyanye n'igikorwa cya ba Nyampinga aho hari hajemo ibintu bijyanye no gufasha ariko ukabona bidakorwa mu buryo twakwita bwa umunyarwanda uburyo umunyarwanda nyawe uburyo umuco wacu uturarikira kugira impuhwe gukora neza uburyo ushobora kubikora neza hanyuma rero uyu munsi turaza kugaruka ku ijambo ukuri iki kiganiro rero ukuri no kuvuga ngo ukuri ni iki nicyo kintu turi buhereho ukuri bihuza n'uburenganzira icyo twita uburenganzira ese iri jambo ni iki kugira ngo ubashe kuvuga ngo uburenganzira urabanza umenye iri jambo risobanura iki ese kuko n'uburenganzira nk'uko tubwita ijambo bwaryo risobanura igisobanuro turiha hanyuma tugere ku bwisanzure ese ubwisanzure bwo ni iki tubukoresha hehe agaciro cyangwa se igisobanuro duha iri jambo ubwisanzure bihuye n'ijambo n'igisobanuro ubwacyo hanyuma tugere ku bijyanye na Repubulika na demokarasi nabyo turaza kubivugaho tubisobanukirwe neza ibyo byose rero turaza kubifashwamo ngewe nivuze ni Clement Keza ari nanjye w'iki kiganiro ndi kumwe na Amir Mbera araza no kubona umwanya wo kwivuga birambuye ndetse twagiriwe n'ubuntu bwo kuba turi kumwe na Honorable Mbanda nawe araza kudufasha kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'aya magambo reka rero nongere ngo ikaze mubwire nti wakoze kuba ugiye kudukurikira wahisemo neza Amiri rero nawe Honorable reka mbahe ikaze mu kiganiro cyacu murakoze cyane yego okay Amiri rero reka nguhe ikaze noneho utwibwire birambuye murakoze cyane ntabwo ntabirenze ibyo nitwa Mbera ndi umwenegihugu nta kindi kirenze ibyo mukuri rero ndi umwenegihugu mbere yo kumva ikindi cyose n'imbaraburangiza mukanya uraza kudusobanurira ijambo umwenegihugu abenshi hari ubwo twibwira ko turize ariko tutazi igisobanuro nyacyo Honorable nawe araza kudufasha we sinzi niba namubwira ngo atwibwire birambuye ariko byarushaho kuba byiza sinzi ibirambuye iryo jambo icyo risobanura ariko kubibwira byo biroroshye kuko nabayeho ku mugaragaro yego ni ukuvuga ko nakoze mu burezi byo gutwara abantu nkora mu bya siporo by'imipira cyane cyane umupira w'amaguru nkora no na politiki rero ubwo ibyo bintu byose mubihuza gute byose bihuza abantu ibyo byose ni ibintu bihuza abantu nagiye rero mbijyamo kubera gushaka gukemura ibibazo ukabikemuza guhuza abantu guhura ni ijambo rikomeye cyane abantu mbona batinya ndetse n'abayobozi bamwe batinya guhura biruta kunga ko mushobora kunga utahuje abantu rero ibyo byose rero bihuza abantu ibyo nakubwiye bihuza abantu uburezi gutwara abantu politike na siporo uzaho kimwe ubuntu ubona ibibazo bitera muri make rero ni ahantu nibanze ibindi byo turagenda tubigarukaho ko tugenda tuganira ariko nashimye cyane kuba mwatekereje kuntumira muri iki kiganiro cyanyu
kuko nabonye itangazamakuru ryo mu Rwanda ryarateye imbere cyane. Ubu ngubu tugira imana yo kugira abatangazankuru b'abahanga kandi babigize umwuga kandi bigiyeho n'ibindi bintu bibafasha kugira ngo babinoze. N'itungo nyine nishimye cyane mwamenyesheje nza ntazuyaza. Ni ukunyanganira ntabwo ndi impuguke cyangwa inararibonye mu byerekeye imitima na communication, ariko nagerageza gusubiza no kuganira ku bibazo bisanzwe duhura nabyo abantu kuko byo ni byinshi kandi ubu ni igihe. Yego murakoze cyane. Mu kiganiro cyacu rero uyu munsi, ikiganiro ukuri, twatekereje ko uyu munsi twabanza gusobanurira abantu ijambo ukuri. Umuntu dukurikira ashobora kwibaza se ukuri ndabizi ni ukuri, ariko buriya hari ukuntu ijambo rero rifite igisobanuro kiremereye kuruta uko twe tubitekereza, ari nacyo cyatumye duhitamo iri zina, kubera ko ukuri kugaragara mu bintu byose. Uvuga ngo ibintu byose, ndashaka kuvuga ko ukuri kugira aho guhurira n'ibintu byose. Navuga ko kugaragara mu bintu byose abantu bakumva ko ibintu byose ari ukuri. Ahubwo ukuri gufite aho guhurira n'ibintu byose. Ni ukuvuga domene zose kwa. Yego. Wenda reka duhire ku ijambo Amiri yakoresheje. Namubwiye ngo atwibwire, aravuga ati nitwa Mbera Amiri, ariko mbere ya byose ndi umwenegihugu. Njya ko nibagiwe kujya nkakubwiraho. Yego. Kubera gucengerwa cyane na mbare kuba nongereye ku byo wavugaga, nanze kuvuga kurogoya kundi n'ingeso. Yego. Nacengewe cyane n'imvugo ya ndi umunyarwanda nk'intekerezo. Ni ikintu gikomeye cyane. Maze gucengerwa rero nateye intambwe. Uzi ko umuntu aba ndi umunyarwanda neza kandi cyane agahinduka ndu Rwanda. Ubu ngewe ntongeze ngende u Rwanda. Ubwo muradufasha gusobanurira neza abadukurikiye. Yego rwose. Yego. Ni ukuvuga ngo niba ntibeshye ntabwo ndi umuhanga mu byerekeranye n'ijye nishodeka nyuguti niyandika, wabonye bitari ibibazo byinshi cyane. Ariko nabaye mu Kinyarwanda, mu rurimi rwacu, ndetse dusa naho rwo rubumbye umuco. Kandi ibintu byo muzi ko mu ndirimbo y'igihugu aribyo bigaruka bikatwigisha bikadukurugutura, tugomba teka gukora ibyo dukora tuzirikana ibyo bintu, umuco n'ururimi. Nakomeje kumva abantu bavuga umunyarwanda, umunyagihugu, umwenegihugu, umwenegihugu. Ariko umunya nakunze kumva rwose gutya ku buryo bwa hafi, hagiye mu bitabo cyangwa ujye kwifashisha n'abanyamahanga barabaye benshi, kandi Ikinyarwanda cyaragarutse nyine ku isoko. Nkunda kumva nk'ubavuga umunya, nkurikije ingero mfite zisa n'izisobanura aho umuntu aturuka. Kuko inatumva umunyacyangugu, umunyabutare, umunyabyumba, umunyakigali. Urabumva? Uvuze umunyarwanda, naje gukurikira iyo nzira, mbona ari umuntu ukomoka mu Rwanda, akaba yarukomokamo atararutayemo umuco n'ururimi, aho ari akabyimukana akabigumana. Nicyo gituma usanga iteka ubu tugiriye ikibazo cyo gutandukanya abanyarwanda bo b'Umurenge, abanyarwanda ba Canada, abanyarwanda bo mu Bubiligi, abanyarwanda b'imihanda yose bakomoka mu Rwanda babiyo, ariko bagumanye umuco n'ururimi. Umunyarwanda kuri ibyo bikaba bisa umunyarwanda ni ukomoka mu Rwanda akagumana n'imico n'ururimi n'umuco n'umuco n'ururimi. Muri abo ngabo rero ntabwo dufite imbibi. Ni ukuri njya mbona urwenya bakora ku Banyamurenge, kuko ubu bino ntibemera ko ari Abanyarwanda, kuko ahubwo basa n'abakomoka mu Murenge bakaba bari mu Rwanda.
ariko nta kintu tubarusha umuco imihango ibintu byose tubikora kimwe ariko aho dutandukaniye n'aba Nyamurenge baba aho ngaho imurenge ntibasora ntibagoboka iwabo cyangwa ntibasora u Rwanda hano ntibasora mu Rwanda ntibatanga amahoro ntibakora umuganda ntibafatanya n'abandi gukemura ibibazo ntibajya inama kimwe n'abandi umuntu ukubwira ati njyewe ni umunyarwanda mba mu Bubiligi ariko banyimye pasiporo urwandiko rw'inzira rujya mu Rwanda noneho ukibaza uko buyamugendekeye ukamubaza njye hari abo nabajije urasora mu Rwanda atoya utanga amahoro atoya ujya inama se atoya none pasiporo urashaka iki ko ari umwihariko w'abakora ibyo itandukanye n'indangamuntu urakiki wayatse aho usora aho ujya inama aho ukora ibintu byose noneho wabisobanura mwabiganira mutyo ukumva murumvikanye mudafatanye mu mashati uramurikira umunyarwanda rero nibyo mu gaciro mu muco n'ururimi noneho rero hakaza noneho amahoro kuko ibikorwa byose bikorwa mu gihugu biba bigamije amahoro ya buri wese ku buryo bungana ntawe ugomba gucunda amahoro mushaka gucuranwa ubwo gucura ubundi amahoro ubwo bishatse kuvuga iki ni ukuvuga ngo kujya mwese mugaharanira ihumure mugaharanira ituze mugaharanira umutekano mugaharanira umudendezo noneho kurengaho rero bamwe baba bagiye mu murengwe kuko ijambo ribivuga iyo ugiye mu murengwe umudendezo haba hari uwabuze umudendezo cyangwa udafite wabuze ituze nuvuga ngo wafashe ibyawe ufata n'iby'abandi oya wafashe ibyawe ufata n'ibyawe bipfusha ubusa byashobora kugira abandi bigirira akamaro bishobora kuba ari ibyawe wakoreye urakurikira noneho ariko uko ubigena iyo wakemuye ibibazo byose watuje washoboye gusohoka mu nzu ukajya guhaha washoboye guhunika mu byo twita umudendezo noneho nyuma ukabifata ugashaka kubikoramo ibindi bintu bishobora kuguteranya n'abantu kubera impamvu ebyiri cyangwa eshatu kuko tuvuge urafunguye noneho umenye ibiryo hepfo y'urugo hari umuntu waburaye muzabipfa uguze imodoka eshatu izo kumurikira abashyitsi mu rugo ebyiri n'indi mugenda uwakenera akazi kubera uko agenda muzabipfa uramurikira ibyo byose by'ikirenga bidafite icyo bimariye abandi urabona nibyo twita umurengo rero ibyo ngibyo wowe ubikora uzi ko wiha amahoro kurushaho ariko amahoro ntiwumve kuko yiha kurushaho uyacura abandi aho rero iteka niho haba ivano y'amakimbirane y'inzangano n'ibindi byose tuzi reka twinjire aho ngaho wari uvuze ku bijyanye wenda nari nkiri ku munyarwanda aho ngaho wari uvuze ku bijyanye n'umudendezo utanga urugero rw'izo modoka eshatu n'ibyo biryo ukuntu umuntu arya akamena mu gihe hari mugenzi we waburaye hari ubwo abantu babifata wenda nko kuba ari uburenganzira bwabo reka mbe nkoresheje iryo jambo mbere y'uko tuza kuryinjiraho ubwaryo mbe mbikoresheje nk'uko abantu basanzwe barizi hari ababyita ko ari uburenganzira bwabo bakavuga ati ni amafaranga yanjye nayakoreye n'ibiki n'ibiki aho ngaho wadufasha gute kugira ngo tubashe kubisobanukirwa kugeza ahandi umuntu yita ko ari uburenganzira bwe no kugeza ahandi nyine byarenze mu kinyarwanda hari ingiro mwanze kuvuga umuco kuko mbona abantu bawuganiraho
watumaga ibyo bintu byirinda hari umuco wo kubanza nukora uzirikana ko amahame y'ubutabera ari abiri gusa irya mbere ntabwo areshya ihame rya kabiri ni uko ufite icyo arusha abandi icyo arusha abandi kigomba kugira icyo kibamarira mbere y'uko agira icyo kikenuza wumvise aho ngaho icya mbere ntabwo areshya nta kintu na kimwe dushobora guhuza rwose ngo bimacinge ariko tukumva ko noneho ihame rya kabiri niba mfite icyo nkurusha kubera ko tutareshya icyo nkurusha kigomba kubanza kubyarira inyungu utagifite icyo nkurusha cyane njye mfite kigomba kubyarira inyungu utagifite mbere y'uko kimbyarira inyungu mwaduha urugero nkunda gutanga abadepite 10 bahembwe buri wese miliyoni n'ibihumbi 800 n'urugero sinzi ko ari bahembwe ariko vuye wenda muri universite niho yigishaga ahembwe ibihumbi 400 aratoranijwe umuntu utekereza agashyira no mu gaciro miliyoni n'ibihumbi 400 birengaho kubera afataga yumva araye ntusubize utekereze yego ese hari ikintu gituma yagira ye ku buryo umwarimu yasize muri universite mugenzi we uwo atakigiraho uruhare hari icyo arusha umwarimu yasize muri universite mugenzi we kimuha ububasha bwo kwikuba kane umushahara bakorera bombi ejo se abarimu 3 cyangwa 4 ntibajujura ko batumva ukuntu wageze muri uwo mwanya wowe ntibumve n'icyo umbaza bo bavuga ko hari ibibazo by'uburezi babonye uburyo wakabafashije kuki utibwira na bagenzi bawe abandi 10 ngo za miliyoni n'ibihumbi 400 birenga kuri buri muntu zibe miliyoni 14 buri kwezi zihwane na miliyoni kuri cyo rugero nahisemo zihwane na miliyoni 14,148 ku mwaka mwande ngo dufite imyaka 5 nukuba 40-90 hafi miliyoni 900 sibyo miliyoni 900 none za miliyoni 900 niba ugarutse ugafata barimo bahanga aho muri universite bakomeje gushyugunga birirwa bashya ibirenge bava Butare bajya muri Yereka bakaba muri Yereka bakajya muri Nirake ukavuga uti muze mbakira ideni mutangize universite kuko mufite ubuhanga n'ubushobozi noneho nimumara kwishyura izaba iyanyu niba iyanyu mukigisha neza kurusha abandi muzabona abanyeshuri nimubona abanyeshuri muzabona finansoma nimubona finansoma namwe muzaba kuri 400 wenda mujye kuri miliyoni 2 kuzaba ari iyanyu urumva ko bizabatwara wenda imyaka 5 cyangwa 10 wewe mwarabaye mandi imwe muri abadepite muri 10 fasi 10 simfashe 80 yego mukaba mufashe bagenzi banyu kubaka universite yabo ishobora kuzikagira ikikosora mu burezi utege amatuze kumva noneho bamara kwishyura kuko mwe mwarabaye abishingiye bakora neza babona abanyeshuri benshi babona finansoma bamara kwishyura ikabibaye yabo wowe usigaranye iki wababanje icyo barusha kuki baburaga ni umuntu wishingira cyangwa ni finansoma wagitanze se cyagiye cyahize aha
nyuma ya myaka 5 bafite universite yabo wowe ufite miliyari yawe kuko ubundi yari ingote muri banki nuvuga ngo yabanje igikorwa cyo kugira ngo ukosore ubusumbane bwari buhari wowe wagize imana zo kuba umudepite mobiliza abagenzi bawe noneho kandi wari umwarimu muri universite wenda mobiliza n'abandi 9 bagenzi bawe noneho mukora icyo gikorwa musubize asansere niko mbita umusubize muzamure bagenzi banyu kandi mutisize kuko nimara kuzamura abagenzi banyu y'amafaranga arayanyu nyuma y'imyaka 5 niho mwabitse ariko ikindi cya kabiri ni universite mwebwe nkuko namwe mwahigishaga namwe murongera muze mwiteganyirije mwigishemo muri ishara myiza kandi mukiranura ikibazo cyo gukeka ko ubusumbane budafite ishingiro mu rugero wenda rurerure ariko ndeka ndusubiremo uba fata umudepite umwe imiliyoni 800 numara imyaka 5 ni miliyoni 100 wubaka ishuri mu karere komokamo numara kubaka ishuri ufata abarimu b'abahanga batsindisha abana ubashyire hariya ubabwire ko igishuri nibakomeza gutsindisha abana nyuma y'imyaka 10 rizaba iryabo nta kwibangaho noneho nyuma y'imyaka 10 rizaba ryagusubije aya mafaranga wakorera ariya warahembwe ariko nayawe ariko mu by'ukuri ntacyo watanze kugira ngo aba yawe sibyo aho kugira ngo uyakate uyaguremo ntihagire unyumva nabi uyaguremo V8 warakuze utazi no kugendera kuri moto yubakemo inzu y'ibyumba 10 uri umusenateri udashobora kurenza ibyumba 2 ibintu nyine by'umurengwe ubwibone aho rero none navugaga ngo niho hava wa wundi umwene no umunyarwanda hakaza noneho umwene Rwanda umwene igihugu noneho undi buri gihe ujya inama utanga imisanzu wishyura imisoro atinuba noneho muri bene Rwanda hakazaza kuvamo noneho bandi bafite uruhare mu buyobozi aribo twita bene Rwanda sawa kuko nibo bari ku rurembo aho ubushobozi buturuka icyo bashinzwe ni ukugira ngo ubwo bushobozi bongere babusaranganye abo bahagarariye noneho hirya rero ya bene u Rwanda hakaza rero ba Rwanda ni ukuvuga ngo uri mu Rwanda nawe uri kurimo ntushobora gutekereza hanze yarwo ntushobora gutekereza hanze y'amahoro yarwo aho naho haza ikiganiro n'abanya abantu bajya impaka bakivya bibashatse buri wese agira ukuri kwe ngo se ngo hari umuntu ushaka kwanga u Rwanda nibo basa umunyamurengwe wese aba yanze u Rwanda kuko ababaye inkomoko ababaye imvano y'amakimbirane kandi u Rwanda ni amahoro ntabwo ari zahabu ntabwo ari diyama ntabwo wamugani ntabwo ari peteroli u Rwanda ni amahoro uranyumva ngabo so umuntu rero uzana umunyamurengwe n'abandi ntibagobye kumukundira bagobye kumubwira mu kinyapfa batisigaho none tukagarura twese umuco wo kubanza icyo ukora cyose uratekereza ko nikikubyarira inyungu iyo nyungu ubanza kwisaranganya abandi utayiyatse ukamenya ubuhanga bwo kwisaranganya abandi kugira ngo mubane neza ukabikora ari umuco atari ukwigura naho ngaho hari ikibazo gikomeye cyane ubwo rero nibyo nakubwiraga kuzenza kukigarukaho abanyarwanda abene Rwanda abenu Rwanda aba Rwanda ntabwo ubona ko hari ibihugu byadusize burya mu ngo zabo umutanzaniya ntabwo uvuga ngo umunyatanzaniya umuganda bisobanura ngo ururimo wese
narwo rukurimo wese rukurimo icyo utekereza ugitekerereza u Rwanda n'amahoro icyo ukora ugikorera u Rwanda n'amahoro icyo wifuza ukifuriza u Rwanda n'amahoro aho ngaho rero iyo wicaye ukavuga ngo mfata urugero ruri hafi cyane ngo reka mvuge Rusesabagina ziriya ni ingaruka z'umurengwe yakoze afasha abantu ibyo si imijya y'imaka ubwo bamwe bavuga ko yabyitiriye atabikoze ariko yari amaze kugera mu rwego rw'ubushobozi yashoboraga kwita ku bandi afite icyo arusha kandi yavanye mu mibereho yabo uranyumva hanyuma yarangiza kandi bikongera bikamugarukira akicara agatuza agatunganirwa ariko ntuvuge ngo uje kubuza abantu umutekano uje kubuza abantu amahoro ngo uvuge ngo ni ikimenyetso cy'urukundo rw'u Rwanda rw'amahoro kurusha abandi ni urugero mfashe nawe niba nyumva cyangwa ndeba abyumve neza ariko mfashe Rusesabagina hari abavuga ati ufashe uwaguye ariko ntabwo naca kuri Twagiramungu Faustin turaziranye twaganira ibintu inshuro nyinshi sinaca kuri Sebarenzi uranyumva yego abo ni abantu nzi nabo banzi twakoranye iyi mvugo nkubwira narayibabwiye inshuro nyinshi igihe kirageze cyo bahindura imyumvire ushaka kwitwaza ngo ubwisanzure butera umubyigano imvururu bumena bwonona iruhande rwawe nizeye ko wenda natindanye ijambo ariko wantumuje ikibazo sinzi niba hari ibintu tuza tutumvikanaho neza wabibaza cyangwa tukabiganiraho ndabyumva ubwo ibyo birahita bingeza ku ijambo ukuri ari naryo nyine twitiriye iki kiganiro ubwo ndabahuza mwembi muri generasiyo zitandukanye Amiri ari n'umujene ari mu bajene uyu munsi Amiri ubwo urabanza tubwire wowe ukuri uburyo ukumva noneho unadufashe kumva bagenzi bawe ukuri bakumva gute se ubona muri bagenzi bawe ukuri guhagaze gute noneho nawe uhita udufasha yego